nubwo ibibazo byabijana nubwo ibibazo byakubani uruhuri cyangwa bikabereranya bo ntibikakubuze kwitemberera. Dore umujyi ukuntu uba uteye nijoro, umujyi uraryoshye. Ibibazo ntibikajye bikubuza kwitembera ngo uheranwe n'agahinda, kubera ko abanzi bawe n'ubundi cyangwa abanzi bacu nta kindi baba badutegerejeho, ni ukumva nyine ko twihebye, bakaba bashaka ko tubateraho tubacira imbere bugufi, kugira ngo burya niyo tugiye imbere y'abanzi bacu kubabwira uko tumeze, bituma bamenya ko ibyo batwifurije byakoze. Abanzi bacu baba bari kuvuga ati by the way umuti warakoze. Ubwo rero abanzi bawe ntibagatume uhora wihebye. Burya gutembera nabyo bizengereza abazimu, kandi nutembera ujye unapostinga aho watemberereye, kugira ngo abanzi bawe bagume kugira akantu k'ijinyori. Tembera u Rwanda, visit Rwanda wowe. Ugura aho ngaho ngo uri ahangayitse ngo abanzi umuntu arapfa abandi bakavuka, umwanzi wawe nawe arapfa. Nta muntu uramba nk'umusozi. Abagusenyeye nabo izabo zirasenyuka, abakuvuga nabo barabavuga, abakuroga nabo barapfa. Nta mwanzi uhoraho byiteka, nta gahora gahanze. Umugore akwigiraho nabi, ejo n'ubundi tukamuherekeza mu butaka. Umugabo akwigiraho nabi, ejo n'ubundi nawe tukamuherekeza. Umusore arakwanga, ejo bundi imodoka ikamugonga. Umukobwa arakwanga, ejo bundi imonyo zikamurya. Nuko gahunda ziba zihagaze. Umuntu nakwanga ujye umenya ko burya banakuruhuye guys. Nubwira umuntu ngo uramukunda akanga ngo nababajwe n'inkundo, jya umwihorera, wasa nawe yari kuzaza akakubera ikindi gikomere. Ikindi, nimba umuntu afite amafaranga akaba nta n'icyo akumariye, uwo muntu agufasha ako kazi aguhaye. Umuntu iyo aguhaye akazi agomba kwishyure, ariko hari igihe umuntu aguha akazi akakwishyura n'amafaranga. Bene uwo muntu nawe ujye ureba urugero rw'ibyo wakoze, umushyire ku munzani, mujye mubapima. Kuko n'ubundi banga kuyabaha ejo bundi tukayarya ku kiriyo, tukayanyweramo mitsingi ku kiriyo, kandi baranze kuyaduha twayavunikiye sha. Murabyumva mute? Kora subscribe, ibayita Blessing Hope Rwanda TV.